reka nkwifurize gukomeza kugira ukwihangana ndetse no gukomera mu bihe bitoroshye. Ubwo rero aka kanya nje kukubwira amakuru atari meza habe na gatoya, nkaba ngiye rero kuyakubwira, ariko wibuke ko hano ari kuri Hot 250 TV yacu yize wamarira ikiniga abanyarwanda ndetse abakunzi be bose. Aka kanya ikiniga ni cyose, aho buri umwe wese ari kurira ayo kwarika. Celestin Ntawurusha Amaboko wamenyekanye cyane, aramenyekana mu buryo bw'itangazamakuru, nta muntu utaramukunze, bose baramukunze, benshi baramwiganye. Ariko uyu munsi wa none ntabwo akiri munsi y'abazima, ntabwo akiri guhumeka. Aka kanya tuvuganira akaba amaze, cyangwa se ijoro ryashize yashizemo umwuka, yamaze gushiramo umwuka, ndetse benshi batunguwe, benshi ntabwo barakira ko mu by'ukuri uyu Celestin Ntawurusha Amaboko wakoreraga BTN TV ndetse wanakunzwe cyane no kwiganwa n'abantu kubera imyaka yari amaze mu itangazamakuru abikora kinyamwuga, ndetse anakunzwe n'urubyiruko n'abandi bose bashaka kwinjira mu itangazamakuru. Nimva gutyo ntabwo ndiwembeshye, kuko uyu mugabo afite byinshi byo kwigirwaho mu itangazamakuru, kurikunda, kwitanga, ndetse ni byinshi cyane byagiye bigaragara ko Celestin ari umugabo ukunda itangazamakuru, bikanyura mu bikorwa yakoraga, benshi bakavuga ngo wow, benshi bakishima, benshi bakanezerwa n'ijwi ryiwe n'uburyo yakoragamo amakuru, ari nacyo cyatumaga ahanini akundwa na buri wese. Ni inkuru aka kanya navuga ngo kuyivuga ni ibintu bidasobanutse, uburyo kubisobanura nyine ari ibintu bitari ibintu bihita biza direct ngo ubisobanure ubivuge mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ariko reka wenda inkuru yose nyirambure uyumve, wumve se yazize iki, kubera iki uyu munsi wa none Celestin yitahiye, yararwaye iki. Nyamakuru Celestin rero Ntawurusha Amaboko yitabye Imana mu ijoro ryo kuri uyu wa 14 Mata 2022 aguye mu bitaro bya Kibagabaga. Amakuru igihe akesha umwe mu banyamakuru bakoranaga kuri BTN TV ati nuko Ntawurusha Amaboko yitabye Imana nyuma y'igihe gito yari amaze kwa muganga, aho yari yaragiye kwivuriza. Uyu munyamakuru yavuze ko nabo batunguwe ibikomere n'urupfu rwa Ntawurusha Amaboko wari uherutse gukira uburwayi bwamuzahaje mu gihe cyashize. Yagize ati hari haciyeho umunsi umwe hatambutse inkuru ye ya nyuma yo ku itariki 13 Mata 2022 mu gitondo cyo kuri uyu rero wa kane nibwo amenyekanye ko arembye cyane, ariko siniyumvisha ko yahita yitaba Imana rwose. Urupfu rw'umunyamakuru rwamenyekanye mu ijoro ryo kuri uyu wa kane. Ubutumwa bwinshi buri bwerekana ku mbuga nkoranyambaga ziganjemo WhatsApp burerekana ko itangazamakuru ry'u Rwanda ribuze umuntu w'ingirakamaro. Ntawurusha Amaboko Celestin ni umwe mu banyamakuru bamenyekanye cyane mu gutara no gutangaza inkuru ziganjemo izivugira rubanda cyangwa se abaturage muri rusange. Izi bintu bidasanzwe byabaga mu duce tunyuranye, ariko agakunirwa ijwi rye n'umwihariko mu buryo akurikiranya amagambo mu kubara inkuru. Umunyamakuru wanyuze mu bitangazamakuru bitandukanye birimo City Radio, BTN TV na Radio 1 ndetse na TV 1 muri 2020. Ntawurusha Amaboko yatangije ikipe y'umupira w'amaguru Intwari FC yari igamije kumufasha kwita ku bakobwa batewe inda imburagihe. Ibi rero igihe yabikoraga Celestin akaba yaraje kugenda avuga yuko bagiye bamuca intege, ariko mu by'ukuri ngo yari imaze kugera kure. 2020 Ntawurusha Amaboko kandi yatangije ikipe y'umupira w'amaguru Intwari FC yari igamije kumufasha mu bukangurambaga bwo kurwanya ihohoterwa rikorerwa abangavu, dore ko iyi kipe yari yiganjemo abakobwa.
baterewe inda iwabo imburagihe. Hanyuma rero uyu munyamakuru Celestin Ntawurusha Amaboko akaba yimaze kwitaba Imana kandi agapfira mu bitaro bya Kibagabaga. Benshi mu nshuti ze rero bahise bajya ku mbuga nkoranyambaga berekana amagambo y'ubutwari ndetse uyu mugabo yagaragaje igihe cyose yari ari muri uyu mwuga w'itangazamakuru. Benshi rero bakomeje kuvuga yuko n'ubu batarabyumva kuko Celestin atigeze arwara bikomeye ku buryo byageraho abura ubuzima. Gusa ku murongo wa telefone benshi twagiye tuvugana bagiye bambwira ko mu by'ukuri Celestin Ntawurusha Amaboko yababaje imitima ya benshi ndetse gupfa kwiwe ngo bitarakirwa n'umuntu uwo ari we wese kuko iyi nkuru yafashwe nk'inkuru y'incamugongo. Ayo nguko cyane, gusa ntago nasoza ntavuze ngo Celestin rest in peace, Imana ikurinde, Imana izakomeze irebe ibyo wakoreye mu isi. Nyamara banavuga yuko ibikorwa wakoze mu isi byiza akenshi bishobora kwica bya bikorwa bike wakoze. Wababaje umuntu, wababaje wenda abantu muri rusange, ariko hari ibindi byinshi wabakoreye barishima. Hanyuma rero niba koko ibyo bintu ari byo, Celestin ntekereza ko ijuru waba urikwiye kuko wakoze ibyo gukora, wensipiye abantu benshi. Nakubwira ngo rero iruhukire mu mahoro kandi aheza ni mu ijuru. Nakubwira ngo kandi umunsi umwe tuzongera kukubona maze twishimane nawe, twongere tubonane nawe mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Celestin rero Ntawurusha Amaboko rero akaba yitabye Imana. Rero umunyamakuru wa BTN ubu tuvugana afite n'ikinyamakuru Intwari ndetse akagira n'abamufashaga muri ikinyamakuru cyiwe yitaga Intwari. Avugaga yuko Yesu yamaze kwitaba Imana. Uyu mugabo n'ubu ngubu wakomeje gutungura abantu bakavuga bati se uyu mugabo azize iki, n'iki kishe nyuma y'urupfu rwe? Ariko benshi bati yarozwe. Nyamara amakuru dukesha igihe.com nuko abanyamakuru rero bavuze ko ndetse banasobanura ko yararwaye, ati yitabye Imana nyuma y'igihe gito yari amaze kwa muganga aho yari agiye kwivuriza. Umunyamakuru kandi yavuze ko nabo batunguwe bikomeye n'urupfu rwa Ntawurusha Amaboko wari uherutse gukira uburwayi bwamuzahaje mu gihe cyashize. Yagize ati hari haciyeho umunsi umwe hatambutse inkuru ye ya nyuma yo kuwa 13 Mata 2022 mu gitondo cyo kuri uyu wa kane nibwo namenye ko arembye cyane, ariko siniyumvishaga ko yahita yitaba Imana. Ngaye nguko cyane rero, reka nanjye nkomeze kubihanganisha kandi mukomeze kugira umutima ukomeye. Kubura umuntu nk'uyu ni ibintu bitaba byoroshye. Mwakoze ngaho dukomeze rero kwihangana kubera urupfu rw'uyu munyamakuru mwiza kandi wakunzwe.